abantu mu gihugu ibindi Imana se kuduhagurije kadusome ijambo ry'Imana twihuse kugira ngo tuze twatwanya n'urushinge kandi biradufasha. Turareba muri Zaburi y'ijana na makumyabiri n'icyenda turahera ku murongo waho wa mbere. Zaburi y'ijana na makumyabiri n'icyenda turahera ku murongo waho wa mbere. Titire iravuga ngo abatarahagera mwandike muraza kuza kureba nyuma kuko igihe kiradusiga. Titire iravuga ngo indirimbo y'abazamuka. Bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye, abe ariko bwoko bwa Isirayeli buvuga none. Bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye, ariko ntibanesheje. Abahinzi bahinze mu mugongo wanjye, bahakiye impangu ndende. Uwiteka ni umukiranutsi, yaciye ingoyi y'abanyabyaha bakizeho. Gatanu, abanga Siyoni bose bakorwe n'isoni basubizwe inyuma, babe nk'ubwatsi n'imyaka bimeze mu mfundo y'amazu byuma bitarakura. Ibyo umusaruzi atuzuza ikiganza cye, cyangwa uhambira imiba atuzuza igikondorero cye. Abahisi ntibavuge bati umugisha w'Uwiteka ube kuri mwe. Tubasabiye umugisha mu izina ry'Uwiteka. Atuvuge ngo amen. Reka nitangire amatangazo mvuge kuri iri jambo iminota ayikoresha inyuma. Bijya bigorana ariko kandi bikanoroha iyo bije mu mwuka w'Imana. Yego bijya bigorana ariko kandi bikanoroha iyo bije mu mwuka w'Imana. Turavuga ku magambo abiri, ndavuga ku buhamya, nimara kuvuga ku buhamya mbabwira ku kintu bita kurekura. Ubundi bize bisenga njya kwicara, n'ubundi turacyari kumwe. Mfite ubutumwa wowe waje kukumva wicaye
sheri bimeze bite cyangwa se mama w'abana aho bagira ubundi mara yamira bamubwira ngo utagarukira aho ngaho urasenyuka nawe urabona abandi bose ibyo barangije n'abandi b'ibyo gute biyumva mbese bitinda ubundi abakristo bubatswe n'ubuhanga none niba udahimbaza ibintu bibaza kuko mufite ubuhamya bwiza muri Korali haleluya none niba witoro ukumva ibintu bibaza kuko ukavuga ngo ubibugane nayo icyambere kibibanziriza mu buhamya wa mukristo ubuhamya bwawe buhagaze gute uyu munsi wa none
umunsi wawe. Icyo gihe ijambo rizavuga ngo ntabwo nigeze nyiragute ntumenya. Yewe
Imana ikorera mu bantu. Buriya wenda urabona ubu ni wo murimo wawe nyine uzahera, ariko ntuzigere ukomeza amagambo. Imana idufashe turinde kubiba ku nkuta z'inzu, kuko ibyo nta burambe bifite. Haleluya. Hari aho kubiba kandi hasa ibanga kandi nuko imirimo dukora duhora tugiye kuko bwije nuko bukeye. Haleluya. Twarangiza tukikomeza mu maboko y'abaducunguye, nta handi dufite gutaba. Ijambo ryasojeje rivuga ngo tubasabire umugisha mu izina ry'Uwiteka. Dufite igihe gitoya n'akavuze byinshi, ariko wowe turi kumwe, wowe turebana, wowe mubiri, wowe munyamasengesho, wowe mukristo, wowe musore, wowe mukobwa, wowe mugabo, wowe mugore, ubuhamya bumeze neza. None se warekuye ukayakuriye tekinike ukaka Imana ikakugirira neza. Warekuye ukagenda kugenzana kubera yuko Imana ibizi kurenza uko twebwe tubizi. Ese utekereza ko yabaye ugeze mu rugo n'uko urimo urakoresha ukumva yuko ugenda rwamuza amaguru turi bwaze kuzahungera abakozi b'Imana buri bwaze kuza kwitanga. Iyo Mana yaguhaye ubwo bwenge ukaba ubukoresha gutyo, yuko ari kuvugana usibye imbabazi z'Imana. Warekuye uraza ugasenga Imana, ugashakisha ubwami bw'ijuru, kuko ariho hari uburuhukiro butuje. Tuzaba turi mu mahoro, nta gutotezwa, nta marira, nta nzara, nta kwiganya, nta nzara, nta ndwara, ahubwo hazaba hariho kuramya ndetse no kugira gute no guhimbaza. Nawe ukazaboneka mu baririmbyi z'abanesheje. Nabivugaga neza ubw'igihe gitoya dufite ndi intore, ndetse kandi no muri uno murimo usabwa kuba intore. Ntabwo n'umwanya wo kuvuga nawe bw'isaha imwe ikarenga n'indi igashira n'indi igashira Uwiteka byemeye, ariko mu gihe gitoya dufite na gahunda nyinshi dufite. Wahari ndumva kuri njyewe nshaka ko twinginga Imana, bahaye amahirwe y'isegonda cyangwa se amasegonda cyane, utangura kujana biravuga ngo ubu utagira gute ndapfa. Umaze kubona ko ubuhamya bwawe butubakitse we ku giti cyawe. Mbibutse yuko nubwo turirimbana, ariko mu ijuru ntabwo tuzajya. Umugabo azagenda ukwe, umugore agenda ukwe. Ubuhamya bimeze neza, nica cyangwa ko dusengera ubundi tujya kuyicarira. Niba uhari wigire uhaguruke byonyine twinginge Imana. Ndabirimbira iby'uwapfiriye, yankunze mbita ibyana yaratse, ambonye ikitegererezo, ukaza mwisukanira, ambonye ikitegererezo, ukaza kumva makuru yo mundo haguruka uri ku
kadusenga ubwigenge kandi dufite ariko waje tukirinda Imana wahagurutse Imana katwisengera Imana ntabwo ngewe nawe tuzajyana mu bwami bw'ijuru nagira ngo bigusubiremo uzagenda ku giti cyawe nanjye nzagenda ku cyanjye yavuze ngo babwire ngo nta muntu ujya uyigira ikori kuko nuyigira ikori izaguhindura isi n'umuntu waza gucengacenga izakura kucenga yawe rya kabiri rya gatatu tuzahuriraho katwisengera Imana data wa twese wewe tujahie wowe utuzi neza kutuka twese turazi neza kutwegere kuishi n'abo tubana ndetse n'imigendere yacu nayo uradusobanukira Uwiteka hindura amateka kuri twe dusabye Imana kuko twe tutakira udushoboza kugira ngo duhagaze ujye